Turabashuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza dufata mu gitondo tukiga ibyigisho by'abakuze mu ishuri ryo ku Isabato. Muri iki gitondo rero mugiye kuba muri kumwe na Nzabamwita Pierre afatanije na Mugabo Emmanuel. Mugabo Emmanuel rero tutaragera kure reka tubanze twicishe bugufi dusenge hanyuma tubone gukomeza icyigisho. Urakoze data mwiza, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe biramukanya natwe muri iki gitondo. Tugushimiye kugira neza kwawe kwaturaranye, ubihererwe icyubahiro mubyeyi. Ibi byigisho byiza tugiye kwiga, mubyeyi mwiza, utwoherereza umwuka wawe wera kugira ngo abitwumvishe, maze adutere mu mutima wo kwihana no kwatura, kugira ngo tubashe gutandukana n'icyaha, tubane no gukiranuka n'amahoro bikomoka mu ijuru. Nibyo twifurije umuntu wese urimo gukurikirana ibi byigisho, kugira ngo iyi ntambwe abashe kuyitera maze yibonera amahoro akomoka ku kwihana no kwatura mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka tubanze Mugabo tumusabe atwibutse icyigisho twize ejo hari ku wa mbere ku itariki 19 Nyakanga. Uyu munsi turi ku wa kabiri ku itariki 20 Nyakanga. Nabanza twibutse icyigisho twize hanyuma adukomereze n'icyigisho cy'uyu munsi. Arakoze Nzabamwita kumpa umwanya. Ingingo twize yatubwiraga imbabazi z'Imana. Twabonye neza yuko Imana iduha imbabazi. Iyo imaze kuduha imbabazi tugira imico cyangwa se ingeso ebyiri. Tugira kwicisha bugufi, tukagira no kubaha. Igihe rero umuntu avuga ko yababariwe cyangwa ko yatsindishirijwe, birashoboka ntabihakana, ariko ntabwo twe tubibona, ahubwo tubirebera kuri ya mico Imana itanga imaze kukutsindishiriza cyangwa se imaze kukubabarira. Bibiliya rero iratubwira ngo abantu batsindishijwe cyangwa se abantu b'abakristo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Niba umuntu atubaha rero akaba aticisha bugufi, uwo muntu rwose habari yababarirwa. Ngira ngo nicyo ingingo y'ejo yavugaga, imbabazi z'Imana. Tugiye kureba ingingo rero ya kabiri y'uyu munsi ku itariki 20 ngo kwatura icyaha no kubabarira. Nuko ngo iyo watuye icyaha bivuze ko umuntu nyine waturiye akubabarira. Iyo waturiye Imana bivuze ko n'Imana ikubabarira. Ni ibintu bibiri rero kandi bikenewe n'abantu babiri batandukanye. Noneho rero hano batubwiye ngo iyo tugiriye nabi mugenzi wacu, ninde wundi tuba duhemukiye? Reka dusome mwene data dusubire muri Zaburi ya 51 umurongo wa 4. Zaburi ya 51 umurongo wa 4 haravuga ngo unyuhagire rwose gukiramirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. 51 umurongo wa 4. Hano batubwiye ngo intumwa iravuga iti mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Aya magambo ngira ngo mwibuka yuko twayatangiranye tuki mu cyigisho kibanza mu ngingo y'ejo twayavuze. Aya magambo yavuzwe na Yakobo muri 5:16. Hano rero umuntu wundi tuba duhemukiye Imana, tuba tuyihemukiye ko iyo duhemukiye mugenzi wacu, kuko ibyanditswe bivuga yuko uwo mugenzi wacu duhemukiye nawe n'uw'Imana, nawe tuba duhemukiye n'Imana. Rero niyo mpamvu rero basaba ko twaturirana kugira ngo tubabarirwe. Aturira Imana ibyaha byawe, iyo yonyine ishobora kukubabarira. Kandi mubwirane amakosa yanyu. Niba warahemukiye inshuti yawe cyangwa umuturanyi, ugomba kwemera ikibi wakoze, kandi nawe afite inshingano yo kukubabarira. Ni ukuvuga ngo wowe inshingano yawe ni ukugenda ukatura ku cyaha wakoreye mugenzi wawe. Noneho wamara kwatura, nawe ijambo ry'Imana rimuha umutima wo kukubabarira. Agomba kukubabarira rero nawe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ubwo nibwo rero uzaba ugomba gusaba Imana imbabazi, kuko uwo mugenzi wawe wakomerekeje ari umwana w'Imana,
kandi mu kumukomeretsa wacumuye ku muremyi n'umucunguzi we. Hano batubajije ngo iyo tugiriye mugenzi wacu nabi ninde wundi tuba dukoshereje? Tuba dukoshereje Imana. Tuba tugiriye mugenzi wacu nabi ariko n'Imana tuba tuyikoshereje. Niyo mpamvu niba tumaze gusaba mugenzi wacu imbabazi akatubabarira, tugomba no gupfukamana tugasenga tugasaba n'Imana imbabazi. Nicyo hano bari kutubwira. Ngira ngo rero iyo ducumuye kuri mugenzi wacu, nicyo bashaka kutubwira ni uko tuba ducumuye no ku muremyi wacu, ahubwo tuba ducumuye ku bantu babiri. Kwatura rero bivuze ko dukora n'ubundi tukaturira Imana tukaturira na mugenzi wacu. Ni ukubera iki dukwiriye kubabarira abandi? Nadusomere muri Matayo 16 umurongo wa 14 n'uwa 15. Muri Matayo 6 umurongo n'uwa 14 n'uwa 15 yego haragira hati: ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. 16. Kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Arakoze cyane kubw'iri somo adusomeye. Impamvu rero dusabwa kugira imbabazi, sinzi niba mwayumvisha, nitwe tuba tubibabarira, kuko baratubwiye ngo nitutaramuka tugize imbabazi na Data wo mu ijuru ntabwo azatubabarira. Bivuze ngo rero kubabarira ni wowe uba wigirira neza, kubera ko nawe Imana izakubabarira, izareba imbabazi wagiriye mugenzi wawe nawe ikubabarira. Ibintu byiza cyane rwose. Umuntu utagira imbabazi aba aciye umuyoboro umwe rukumbi ashobora kuboneramo imbabazi z'Imana. Ntidukwiriye gutegereza yuko dushobora gutsindishirizwa tutababariye abandi ngo nuko batadusabye imbabazi, kuko ari bo batugiriye nabi. Hano hari ikosa rijya ribaho, umuntu akaguhemukira wowe ukarindira ko azaza kugusaba imbabazi. Oya, hano ntabwo ariko ibyanditswe biri kutubwira. Ahubwo ibyanditswe baratubwira ngo niba mugenzi wawe agukoshereje, wowe gira umutima w'imbabazi, kuko nawe ukeneye imbabazi ku Mana. Gerageza ugire umutima w'imbabazi, nubwo yaba ataraza kugusaba imbabazi, ariko gerageza wowe umubabarira hakiri kare, hanyuma noneho nawe uze kubona uko ujya kwisabira imbabazi ku Mana. Si ugushidikanya guca bugufi mu mutima, guca bugufi mu mitima yabo, bakihana kandi bakicuza ni umurimo wabo, ariko dukwiriye kugira umwuka w'imbabazi ku baducumuyeho, baba batwicujijeho cyangwa se batabikoze. Dukwiriye kugira umwuka wo kubabarira igihe umuntu yadukoshereje akaza kudusaba imbabazi, cyangwa se ntanazi. Tugomba kumubabarira tutitaye ko ataje, kuko twe imbabazi nyine twamaze kubabarirwa, imbabazi ziturimo. Twabonye ko yuko tugomba kugira ingeso ebyiri nyine, kwicisha bugufi ndetse no kubabarira. Nubwo baba baradukomerekeje bimeze bite, ntabwo dukwiriye guha icyicaro imibabaro yacu ngo twigirire imbabazi, ngo twigirire impuhwe kubwo kugirirwa nabi. Ahubwo uko twiringira kubabarirwa ibyo twakiraniwe ku Mana, niko dukwiriye kubabarira abantu bose batugiriye nabi. Ntabwo dukwiriye gufata imibabaro abantu baduteje ngo tuyisyonyagize tuvuga ko twakomerekejwe, ahubwo tugomba guhanga amaso Uwiteka, kuko natwe duhora tumuhemukira kandi tukaba twizeye ko agomba kutubabarira. Natwe tugomba kwirengagiza iyo mibabaro abantu baduteje, tukabababarira bikiri imbere, kugira ngo natwe tuze kubona ko twibonera imbabazi z'Imana. Niki gikwiriye kutwigisha inshingano dufite ku kiremwa muntu? Dufashe udusomere muri Petero wa mbere 4:8. Muri Petero wa mbere 4:8 haragira hati: ariko ikiruta byose mukundana urukundo rwinshi, kuko urukundo
rutwikira ibyaha byinshi. urakoze cyane. Buriya Bibiliya rero hari umuntu uvuga ati iraryoha. Urumva ko ni iki dukwiriye, muri make ni iki gikwiriye kutwigisha inshingano dufite ku kiremwa muntu. Inshingano dufite ku kiremwa muntu rero ni uko tugomba kugira urukundo, tugakundana. Kubera iki? Kubera ko urukundo iyo urufite ruhita rutwikira ibyaha byose umuntu yaba yaragukoreye, ukabona rwose muri make umubabaro atarirwa gusaba imbabazi. Iyi rero ni inshingano dufite ku kiremwa muntu. Buriya Imana iyo kubera ariyo yaremye umuntu ibizi icyo umuntu akeneye. Buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo kora iki ntukajye urwana, kuko ijambo ry'Imana riba rizi icyo ukeneye kuruta uko wowe ugitekereza. Dukenera urukundo rwa kivandimwe kuruta ibindi bintu byose. Mureke Kristo we bugingo bw'Imana abe muri mwe, kandi abagaragarizemo urukundo rwo mu ijuru ruzabahesha ibyiringiro. Abatarabigiraga n'amahoro yo mu ijuru, umutima wakomerekejwe n'ibyaha. Uko turushaho kwegera Imana, ikintu gikwiriye guhamya yuko twababariwe n'Imana ni uko natwe dukwiriye kubabarira abandi. Buriya akenshi na kenshi nk'uko ejo twabibonye, warimo aravuga ati ibi bintu bikunda gutera impaka. Ubundi bitera impaka ku bantu basa naho batimbika mu byanditswe. Kuko ubundi umuntu wababariwe n'Imana ntabwo bigoye kumumenya, ahubwo uhita umubona kubera ko nawe aba afite imbabazi muri we. Muri make ziba navuga ngo ziba zitemba ku mutima, kuko niyo muvugana na mbabazi, yugana n'umuntu ufite imbabazi, niyo agenda mu nzira bose ubona ureba muzimurebamo. Niyo mpamvu rero ntabwo byabonye kutubera urujijo, ahubwo tugomba kumenya neza yuko umuntu wese ufite imbabazi buryo uwo mubona we nta handi ziva ni ku Mana, aba yarababariwe revuganira fose. Birumvikana neza yuko ibintu abantu byakabateye urujijo ubu birimo kugenda bikurwaho. Ute uhanganamo umuntu kuyababarira? Wamuretse nyine imbabazi z'Imana zikamugaragaraho. Yari nawe ndabyibuka yaravuze ati iyo umuntu yisize umubavu urahumura, ntabwo wowe bajya ubwira abantu ngo nimunyihumurize, wowe nta umwihumuriza, ahubwo abantu bose bagenda bumva wa mubavu yisize nyine. Niba umuntu afite imbabazi z'Imana nyine yaretse zikagaragara. Urakoze n'iki Tumvikana. nicyo imbabazi z'Imana witubwira ngo warazigiriwe ujye, ahubwo twe tureta tuzibona uko ziratemba rwose. Umuntu umwe yigeze kuvuga ko iyo ikinyagu gifite ubuki ntabwo rero ujya gukamura, ahubwo uragifata kigahita kibure ku buki. Nuko rero imbabazi z'Imana uko zimeze. Kugaragariza mugenzi wacu inyifato itari iya kimuntu nicyo cyaha cyacu gikomeye cyane. Abantu benshi batekereza ko bahagarariye ubutabera bw'Imana, mu gihe mu by'ukuri bananirwa rwose kugaragaza ubugwaneza bwayo n'urukundo rwayo rwinshi. Iyo nk'umuntu aje nko kugusaba imbabazi, ko ufite za mbabazi z'Imana, ufite rwa rukundo, ubundi yakagombye kuvuga, wowe warangije kumubwira kaze byase tiyabona, agahita abyibonamo n'izo bose kandi agahita azime. Numva rero buriya kwatura icyaha no kubabarira, buriya kubabarira nabyo birimo intera ndende, kuko uwatura aba afite umutwaro we, ariko n'ubabarira nawe aba afite undi mutwaro. Niyo mpamvu rero dusaba Imana kugira ngo idufashe kugira ngo uyu mutwaro, kuko ndakeka ko umutwaro wo kubabarira niwo uremereye cyane kuruta uwo kwatura. Niyo mpamvu rero dusaba Imana kugira ngo idufashe kugira ngo tubashe kugereza imbabazi z'Imana, hanyuma tubashe kubabarira, ubundi Imana itugire neza kandi dushoboze kubigeraho mu izina ryayo. Ubundi birumvikana yuko iyo umuntu aje agasaba imbabazi aba aremerewe, ariko n'uzitanga byumvikane nawe araremerewe. Ni ukuvuga ngo harakira uje gusaba imbabazi, ariko n'uzimuha harakira. Bombi harakira abantu babiri. Ibi rero tubyumve neza kandi tubimenye rwose kandi tubisobanukirwe, nta banga ririmo, ntabwo ari ibintu byihishe. Imbabazi iyo ziri mu mutima w'umuntu
zirigaragaza, ziriranga, ntabwo ari ngombwa kubwira abantu ngo nibumve ko wababariwe. Oya, zirigaragaza. Imana rero ibahe umugisha kandi ibakomereze mu buntu bwayo, ibakomereze mu rukundo rwayo, ibakomereze mu mbabazi zayo. Iki kintu isi yabuze, nimureke tugishake tugitunge kandi muri twe kibemo. Izina rye rihabwe icyubahiro. Amen. Amen.